Reka ngerageze gutangira gusubiza ibi bibazo hanyuma noneho ndetse ndeke na Minister of State Irere n'abanyunganire hanyuma na DG n'abashobora kunyanganira. Kandi babajije ibibazo bitatu, so ndafata kimwe n'abandi bafate kimwe. Ndahera ku cyambere, kamarade yabajije avuze ati hari abana batashoboye gutsinda uyu mwaka, ati bo bizabagendera gute. Nkuko mwabonye imibare ku byerekeye iki cyiciro, nta nubwo ari ikibazo gikomeye kuko abatashoboye gutsinda ntabwo ari benshi. Rero aba bana baba bafite bashobora gukora, bashobora gusibira, nabyo biremewe, bashobora gusibira bagasibira ku ishuri aho bigaga, ibyo bashobora kubikora, cyangwa se ibyo batabikoze ubwo nanjye kuvuga ngo bareba ku byerekeye umwaka ushize nyanguri muribuka yuko twari twababwiye yuko bashobora kujya muri bagakora candidat libre kubera imibare yari iriho icyo gihe. Ariko ngira ngo yewe nama nagira aba bana kuko imyanya irahari rwose, niba wasibiye dore ko ari n'abana bakeya, bashobora gusubira ku ishuri bagasibira hanyuma bagafashwa kugira ngo nabo bashobore gutsinda bakomeze amashuri yabo. Ngira ngo nicyo nasubiza kuri icyo kibazo kamarade yarabajije. Ku bindi ngira ngo yenda nagira icyo mvuga ku kibazo cya Dieudonné kijyanye na abana batsinze bakoherezwa no ku bigo, hanyuma ababyeyi babo bakavuga ati amikoro ni makeya kujya kuri ibyo bigo, ariko abana nabo bakaba badashaka kujya ku mashuri ari hafi ariyo amashuri biga bataha. Ngira ngo Dieudonné niba numvise ikibazo cyawe neza nuko wakivuze. Mu by'ukuri ku babyeyi badafite uburyo cyangwa se amikoro ari make kugira ngo abana babo bashobore kujya kuri aho babashyize, hari uburyo NESA yashyizeho ushobora gusaba kugira ngo urebe ko haba hari umwanya hafi y'aho utuye abana bakiga bataha. Kugira ngo ibyo bishobora gukorwa wabikora, ariko niba umwana atazajyayo aramutse ahabonye, ubwo urumva tuba dufite ikindi kibazo kirenze icya minisiteri. Umubyeyi yakwegera umwana we bakaganira kugira ngo bafate umwanzuro w'ibyo bashoboye gukora bakabikorera hamwe. Twebwe nka minisiteri tuba twashyizeho uburyo bushobora gufasha ababyeyi, gufasha n'abana kugira ngo abatsinze neza bakabona n'iyo myanya yo kugira ngo bajye kuri iryo shuri bashobore kujyayo. Hagize izindi mbogamizi zituma badashobora kujyayo, bashobora no gusaba kugira ngo barebere niba hari umwanya hafi yabo bakiga bataha. Ubwo rero twebwe kuba ibyo bintu byombi twabishyize ahabona tukavuga turabibafashamo, ubwo ngubwo ngira ngo n'ababyeyi n'abanyeshuri babiganiraho noneho kugira ngo umwanzuro ufatwe nako none igikwiye gukora gikorwe, ariko umwana ashobore kwiga. Ubwo ngubwo yenda nasaba ko Minister Claudette yanyunganira kuri kiriya kibazo cya gatatu. Murakoze Minister. Ku ikibazo Bertrand yabajije kuri NST1 avuga umuhigo wa 60% wo kuba twagejeje abanyeshuri bakimukira mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Navuga yego nibyo NST1 yarangiye 60% itagezweho, ariko sinavuga ko ari uko twari twananiwe. Amashuri yarahari, abigisha barahari, turacyarwana cyane n'imyumvire ikiri hasi. Buri mwaka uko abanyeshuri boherejwe mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro,
tubona shift abasaba kwimuka bajya muri general education cyangwa se ubumenyi rusange baracyarimo, gusa ariko iyo trend nayo iragabanuka. Biragaragaza ko imyumvire nayo irimo kugenda izamuka. Mu bihumbi 2021 uriya mwaka w'2021-2022 dukunda kuwufataho reference kuko nibwo twari dufunguye nyuma ya covid, twari turi kuri 31% y'abanyeshuri bari mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro. Uyu munsi turebye kuri statistique z'ubushize, kuko ubu ngubu uyu mwaka nturatangira ngo dukore iyo mibare turebe abagiyemo n'abandi, imibare tugaragariza ko twari tugeze hafi kuri 40%. So bivuga ko rero birimo kugenda bizamuka, uvuye muri 2021 ukajya kuri 2024 2025 ukaba wongeyeho hafi 9-10%. Bigaragara ko hari kirimo gukorwa. Icyo rero nasaba Bertrand ndetse namwe mwese nuko dufatanya, abantu bakumva ko aya mashuri ari ingenzi. Ari ababyeyi benshi tubona akaza akavuga ati ngewe umwana ni mumukure muri, sibyo ko naho tubashaka, ariko mumuhindurire. Turimo kubibona kandi twiteguye gukomeza kubakira abo banyeshuri. Hari ikibazo cyari cyabajije cya drop out, ingamba turakiraho kugira ngo bigabanye drop out ahangaha. Ikibazo cya drop out uko cyabajijwe ni ikintu turakorana n'inzego z'ibanze kugira ngo abana bose ari abasibiye cyangwa se abari muri risk yuko bata ishuri kugira ngo bakurikiranwe, tumenye abaje ku ishuri ni bande, abasibye ni bande, ndetse ababyeyi bahita bamenyeshwa ko abana babo bataje ku ishuri kugira ngo iyi risk yo kugira ngo abana ba drop out igabanuke. Ibyo ngibyo ngira ngo urebye ingamba zafashwe, gukorana n'inzego z'ibanze, turakeka ko ibi ngibi bizatuma uwo mubare w'abana bata ishuri ugabanuka, hanyuma abana bose tukabagarura mu ishuri kugira ngo bashobore kwiga, biteze imbere banateza imbere igihugu cyabo. Mpere ku kibazo cya nyuma cya Hajo kijyanye n'ababyeyi cyangwa se amafaranga amashuri agenda asaba ababyeyi. Ngira ngo mu minsi ishize mwabonye yuko Mineduc yibukije amashuri ibyerekeranye n'amafaranga asabwa ababyeyi. Ubwo rero ubu ngubu turashyiraho ingamba zo kujya kugenzura amashuri yose kugira ngo turebe ashobora kuba yarasabye cyangwa se ari arasaba ababyeyi bitandukanye n'amabwiriza, noneho twumva impamvu yabyo ndetse n'ibyo bihano uvuga bishobora gufatwa, ariko turabanza kugira ngo tugende tuyarebe yose, tumenye amashuri ayariyo naho ibyo asaba bitandukanye n'ibyo n'amabwiriza ya Mineduc. Ngira ngo mwabonye yuko twarabisobanuye, tunabyibutsa amashuri, ndetse tubabwira yuko kugira ngo hagire icyo umuntu arenza kuri ayo mabwiriza agomba kubisabira uruhushya, bikava mu nama y'ababyeyi bikajya mu turere cyangwa se aho ngaho ishuri riri, bikazamuka bikajya no kuri minisiteri mbere y'uko ibyo bintu bishobora gukorwa. Ubwo rero amashuri akomeje kurenga kuri ayo mabwiriza, ubwo amenye yuko hazaba ingaruka kuri ibyo bikorwa. Kandi ubu ngubu turagenzura amashuri kugira ngo turebe koko, kubera ko iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga haragiye usangaho ibintu byinshi, bimwe ari byo ibindi atari byo, ariko ababyeyi bo twababwira yuko bashobora kubitugezaho niba hari ishuri rero basaba n'ibitandukanye kugira ngo tubikurikirane,
hanyuma to making sure yuko ibyo bintu bidakorwa ngo birenge ku mabwiriza nk'uko yatanzwe. Ku byerekeye ikibazo cya Mbabazi ku bana basibira, cyane cyane abangaba bo muri iki cyiciro, avuga ati hari impinduka zabayeho biriya bya learning pathways, ngira ngo nibyo yavugaga. Nabibutsa yuko ibi ngibi learning pathway uyu mwaka ihera mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Bivuga yuko uwa 5 n'uwa 6 baracyakora za combination kuko bizaba phased out. Biratangira mu mwaka wa 4, mwaka ukurikiye bijye mu wa 5, mwaka ukurikiye bijye mu wa 6. So ubwo rero abana basibiye uyu mwaka bashobora gusibura, ntabwo bagiye muri system nshya. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo rwose babikora. Ikindi hari ikibazo Kamariza yabajije kijyanye na candidat libre, cyangwa se abana bakoze bahisemo gukora candidat libre umwaka ushize. Abo ngabo nk'uko yabivuze bakoze iyo programme ndetse bashobora no gukora ibizamini. Ubwo rero aya mahirwe barayahawe kandi bakoze ikizamini nka candidat libre, ndetse bamwe baranatsinda muri iyo programme. Ku byerekeye abandi bashobora kuba batashoboye gutsinda, icyo gihe uko nari nabivuze mbere, baba bafite choice. Ashobora gusubiramo agasubiramo akigana n'abandi, akongera agakora ikizamini. Hari niyo choice ya candidat libre nayo irahari, nayo ashobora kuyikora. Hari n'ama centers ajya afasha abantu mu kwitegura kugira ngo bakore icyo kizamini, nayo arahari. So ubwo ngubwo akiri mu minsi iri imbere nese zanadufasha kugira ngo turebe uko aya masenta yose yagiye akora, abayagannye, abakoze ikizamini, abatsinze, abatatsinze, kugira ngo uko tugaragaza uburyo abana bakoze ku mashuri nuko abakandida bakoze kuri aya masenters nabyo bigaragare, abantu bajye bamenya igihe bayaganye uburyo azabafasha. Ngira ngaho nicyo navuga kuri iki kibazo cya Kamariza. Johnson yabajije ati umwaka ushize hari scholarship 50 zatanzwe, 25 zagiye kuri UR University of Rwanda, izindi 25 zari kuri Rwanda Polytechnic. Ibyo nibyo koko, ndetse ubu ngubu izo institutions zombi ziriho zirakorana na Higher Education Council kugira ngo abana abo ngabo bazabona scholarship bazibone. Uyu mwaka bazazibona zose uko ari 50 uko zatangazwe umwaka ushize.